mureke twumve zungu nganzu nga hari baza hari urutoki hari baza acuranze Marie aza gushima hano byari kwa gatatu byari tariki 2 yaje gushima uburyo bagiye babyara abana bapfa mwari muhari murabiza ayo makuru uwo munsi naje hano mfite ibyifuzo by'abana banjye babiri umwana umwe wanje w'imfura naramushingiye amara umwaka n'igice atari yasama noneho nza hano njya hariya mu ntebe ari inyuma ndarema ndavuga ni uku kwezi umwana wanjye agomba gusama byanze bikunze nkaba nari mfite undi mwana nanone n'umwana w'imfubyi ningewe mukurikirana abyara abana bapfa noneho yatwaye inda nayo ivamo y'ukwezi nukuvuga ngo ninda ya gatandatu turi hano Pastor Jean Marie ari gutanga ubuhamya numva muri ngewe ko umukobwa wanjye ari busame kandi n'uwo mwana bavugaga ko yavuye minda arimo ko nzaza hano kuwa gatatu nabo bana babiri nkaza ngashima Imana ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye ana kimwe kimunanira arashoboye ureba munda ingumba akabona ishanga rikomeye ana kimwe kimunanira arashoboye aba wetuliye mbinguni abantu basoje mureke tuvugirize Uwiteka karuruyeme umbabari ruririmbe ngo ijambo ry'Imana rirarema kuko ryaremye uruzaro muwo tuzi tureba gutyo nyuma y'imyaka 10 uwari ingumba uwari wuzuye agahinda uyu munsi afite umunezero haleluya nawe udukwikira utanga ituro ryo kuzuza ibyawe Imana yagusezeranyije kuva uyu mwaka watangira mubikore mwihuta kuko n'ubuhanuzi bw'Imana mu kwa mbere ukabugeze mu kwa 12 itariki 7 umunsi w'umwuzuro w'ibyawe icyo ni icyambere icya kabiri cy'iryo turo uratura iryo turo uvuga ngo Mana ndagushimira kubw'imirimo n'ibitangaza wakoreye umuryango wa Bisengo na Ivete bari bamaze imyaka 10 dore ahantu bari bapfukamye hano uyu mwaka bari bapfukamye hano mu gatatu umudamu waduha ubuhamya aratubwira ngo maze imyaka 10 nta ruzaro keneye ngo unsengere bisho n'iri torero nzobona urubyaro ejo barabyaye umwana w'umuhungu haleluya iryo turo icyo ni cyo kintu cya kabiri rikora ikintu cya gatatu rikora urariremamo abatarabona urubyaro uvuge ngo Mana kubera yuko hari abantu bakiremerewe ntazari no turo kugira ngo ubagenderere uzibura inda zabo babashe gusama hanyuma na bya bindi byawe wasengeye kuva mu kwa mbere ukabugeza ubunyine biraba ari indunduro yo gusohoza kwa amasezerano yawe niko jewe nyabihawe igisirimba cya mbere cyo guturira Imana
tubanza tugikore. Hanyuma icya kabiri umbabarire uririmbe ngo ijambo ry'Imana rirarema, kuko ryaremye urubyaro muwo tuzi tureba gutyo. Nyuma y'imyaka 10 uwari ingumba, uwari wuzuye agahinda, uyu munsi afite umunezero. Haleluya! Nawe udukwikira utanga ituro ryo kuzuza ibyawe Imana yagusezeranyije kuva uyu mwaka watangira. Mubikore mwihuta kuko n'ubuhanuzi bw'Imana. Hanyuma dusirimba igisirimba cya kabiri cyo gukurira Imana ubwatsi. Kirimo ibintu bitatu. Icya mbere nico kuzuza ibyo wasabye Imana. Icya kabiri nico kugira ngo ushime Imana ku bwa bene data twasengeye basubijwe. Icya gatatu nico kugira ngo Imana isubize n'abariya nabo bakibabaye bagikeneye urubyaro, bagifite birashoboka ko harimo n'abarwayi n'abashomeri n'abakeneye urushako. Ibyo byose ubizingazingire muri iryo turo, hanyuma tubyinire Imana tuyikurira ubwatsi, kubera ko ni Imana ijya yumva gusenga. Duhe Imana icubahiro abantu barimo gutura. Haleluya! 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 Aha, hanze muzitange muzimare gira dusirimbe kuko twafatanyije. Ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, kimwe kimunanira arashoboye. Ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, kimwe kimunanira arashoboye. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Abantu basoje mureke tuvugirize Uwiteka karuru yeme. Hallelujah. 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 Ndashima Imana munsi nk'uyu mfite umusaza wanjye nawe yaramaze imyaka 4 atabyara, nyine umugore watabyara, inda nyine atwita zivamo ariko ndashimira Imana ejo bundi kuwa kabiri yarabyara, kuwa kabiri w'iki cyumweru gishize yarabyara. Hallelujah. Hallelujah. Byukuri yarageze aho yiheba, urumva mu muryango kuba utwita inda zikavamo ntabwo biba byoroshye, ariko ndashimira Imana ko yabikoze. Ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, kimwe kimunanira arashoboye. Ureba munda y'ingumba akabona ishanga rikomeye, kimwe kimunanira arashoboye. Curanga umukunga basabye ijambo rye rirarema, turirimbe gira gahunda zikomeza. Nawe rikuremere mu izina rya Yesu Kristo. Muri izi mbaraga z'indirimbo, muri aya mavuta ugira icurema kandi kiraba mu izina rya Yesu. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Haleluya. Ijambo rye rirarema.
yahawe izina ntagikomeye yahawe izina yasizwe imana irinda mana we ijambo rye jambo ry'imana ijambo rye jambo ry'imana yasizwe imana irinda ijambo rye jambo ry'imana jambo ijambo rye jambo ry'imana kugeza imvi azarorera kugeza imvi azarorera inshuti ze ziraremamurira mana we ijambo rye jambo ry'imana jambo ry'imana ijambo rye jambo ry'imana ijambo rye
Finari pe e finando tatini. Ai Imana baho umugisha. Aha. Bwana asifiwe sana. Aha. Ngaye nzubagirira umunota umwe wonyine. Iravuga. Gwino.
umugisha. Zamura mikrofone papa. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Mureke twumve zungu nganzu. Nga hari baza hari urutoki. Hari baza acuranze. Mani zireba munda y'ingumba ikabona mishanga rikomeye kubona umwana nyuma y'imyaka 10 tuzamura ibiganza atari ndimi Hallelujah. Duimana icyubahiro. Hallelujah. 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 Munyemerere duhaguruke dutere haleluya 3 z'ubutsinzi. Amen. Kristo umunsi wa gatatu yarazutse. Ikana uyu munsi agira ikintu cyawe kizuka muri izi haleluya 3. Hallelujah. Hallelujah. My God, Shele gromaza la forma de bande. Rakoze man. Tuzamuri Imana Israel amaboko. Hallelujah. Hallelujah. Ngane twongere tuhaguruke. Nakomeje kwifata ariko biranze. Kuwa gatanu nakoze accident mu abantu. Kuwa gatanu sinanditse mu banasi. Ko Imana ndo kwexita. Hagati
ikindi gifungira narahagurutse ndavuga ngo renomero compose n'est pas accessible turi abantu bo kubera ko tutubasha Imana no gupfa si ukutubaha Imana ariko hari ibyo Imana yavuze tugomba gukoresha gutya. Haleluya Hallelujah, 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 hallelujah. Tila. uru niko kwagize ikibazo niyo mpamvu ariko ngiye gutesha umutwe tuzamura Imana ya Isiraheli amaboko. Haleluya haleluya Hallelujah, haleluya hallelujah. hey Hey, hey hey. Satani akorwe n'isoni. Komera Imana amashyi menshi cyane. Sinasubiza abasinyo umbiri Yesu. Umbiri Yesu. Umbiri. Amen. Pastor we iki gitaramo wambaye ndagishobora. Kailari katipe silali be. Kangula mwainga. Hallelujah. 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 Mureke shima Imana. Satani yashatse kundiganya. Nakomeje gutinya ariko numva imbaraga z'Imana ziri kumubwira ngo haguruka ujye guhamya. Wa munsi Pastor Jean-Marie aza gushima hano byari kuwa gatatu byari tariki 2. Yaje gushima uburyo bagiye babyara abana bapfa. Mwari muhari murabiza ayo makuru. Uwo munsi naje hano mfite ibyifuzo by'abana banjye babiri. Umwana umwe wanjye w'imfura naramushingiye amara umwaka n'igice atari yasama. Noneho nza hano njya hariya mu ntebe ari inyuma ndarema ndavuga ni uku kwezi umwana wanjye agomba gusama byanze bikunze. Nkaba nari mfite undi mwana nanone n'umwana w'imfubyi ninjye umukurikirana abyara abana bapfa. Noneho yatwaye inda nayo ivamo y'ukwezi. Nukuvuga ngo ninda ya gatandatu. Turi hano Pastor Jean-Marie ari gutanga ubuhamya numva muri njyewe ko umukobwa wanjye ari busame kandi n'uwo mwana bavugaga ko yavuyemo inda arimo ko nzaza hano kuwa gatatu n'abo bana babiri nkaza nkashima Imana. Magurutse mbabwira imbaraga zo kuri wa gatatu. Haleluya. Ariko cyumweru nasiba ariko uyu munsi bene data muze tureme. Amen. Uwo mwana w'imfubyi umwana ameze neza cyane mu nda umwana amaje kugira amezi 5 n'igice. Uko kwezi nyine uwo mukobwa wanjye yayisasama. Uyu munsi yarafite rendezvous. Yo haleluya. Uyu munsi ku itariki 7 yarafite rendezvous naje kare njya mu ntebe hari. Ndavuga ni Imana. Kwa muganga bari